Pray. Father, we thank you. Father, we bless your name. Father, we bless your name in this evening. Turagushima kubwo urukundo rwawe, turagushima kubwo turagushimira kubw'ineza yawe niduhaye guterana uyu mugoroba. We bless your name. Tunejejwe mu mitima yacu no kuduhaye amahirwe yo kugira ngo tuze twumve ibyo kurya waduteguye. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byacu. Turashimira rero ko abongeye kwemera ngo twongere uyu mucyo kumurikirwa n'iri jambo ryawe. Ubuzima nk'abizera tubeshaho nta kindi kituyobora, ijambo ryawe nta kindi kituneshereza uretse ijambo ryawe. Turagushimira rero ko wongeye kuduha iyo opportunity, wongeye kuduha amahirwe tugaterana kugira ngo tuze twakire kuri ijambo ryawe. Nyemerera imitima yacu twese ngukire ihabwe kubona, ihabwe kwakira ihishurirwa rigiye gutambukirizwa muri Apostle. Uyu mugoroba turakwinginze rwose kugira ngo ineza yawe imurikishirize buri muntu amatima we ahweze abone kirekurwa kuvuye mu ijambo ryawe. Turasenze kugira ngo kandi ibyo wagambiriye byose buri wese kandi bwakire, kubera yuko niyo gahunda, niwo mugambi, niyo plan, niwo mugambi ku ijambo ryawe, nuko riza rigakora icyo waritumye. Reka umuntu wese rero wagize umugisha wo kuboneka ndetse n'abandi bantu bose bari buze gukurikira kuri YouTube recording iraba yakozwe bose wagambiriye ko bari buze kungukira mu ijambo ryawe. Ituze rero riboneke kuri buri muntu kugira ngo icyo wagambiriye kimugereho nta na kimwe kibuzemo. Turasenze twizeye ko ariko biri bugende mu izina ryawe Kristo. Amen. Amen, amen, amen. Glory, glory to God. Ndabona man of God avuyeho, ashobora kuba ari network ariko araje. I know kuko ibyo Kristo yamuhaye kutugezaho biracyari kandi ni byinshi ari buze kubiduhereza. Rero muri umugisha ya Apostle, you are welcome, you are welcome. Turakwakiriye rwose, uduhe ibyo Kristo yaguhaye ngo tugezeho. Mana ishimye cyane. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, glory to God. Dusuhuzanye mu izina rya Yesu. Niba ushobora gukuraho Hallelujah, 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 amen. hallelujah, glory, glory to God, glory. Amen, amen. Who is excited? Who is excited tonight? God. Hallelujah, hallelujah. I'm so excited. Ndashima Imana kubw'uyu munsi mwiza, munsi w'umunezero, munsi Imana yaduhaye kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi dusanga dushimira Imana n'ubuyobozi bw'uyu muryango ko Imana ikomeje kubashoboza kudisaninga ukuri no guhagarara mu kuri. Ni umugisha ukomeye cyane. Rero mwese tubashyizemo icyubahiro aho muri, abigisha, abagabura mwese umugisha. Reka munyemere tudatinze tujye mu mwanya wo kuganira cyangwa se intego, insanganyamatsiko cyangwa se intego tugiye kuba tuganiraho muri iki tutazi uko kingana, ariko kandi ndabizi ko tuzunguka byinshi. Turashima Imana kubw'ubuyobozi bugenda kugira amere kwagurira neza. Muri umugisha, mwarahezagiwe. Rero ufite topic ivuga kuri salvation, agakiza, gusobanukirwa agakiza niki. Tugiye kwiga agakiza muri iyi minsi kandi turabishimira Imana. Ni ingenzi cyane kwiga. Rimwe na rimwe abantu twakuriye mu matorero n'amadini
bimwe mu bintu twahawe bitari bizima, kwigishwa kwizera kwacu cyangwa se ibyo twizera. Ahubwo igihe cyose ushatse kumenya byinshi, ushaka kubwira Imana ngo ntawe ubishyiramo ubwenge, Imana ngo ntawe ubishyiramo cyane ngo uracumura, ngo byabitekereza navuga jambo bitazagura kubera yuko byayoberanye utabisobanukiwe. Ariko kandi ugasanga that is not the case, ugasanga ahubwo imyizerere myinshi dufite hano mu isi, imwe muri porogaramu bagira kandi zikomeye, porogaramu zikomeye bagira muri ayo madini, natanga nk'urugero muri abiri iryo twita Catholic Church ndetse na Islam. Ayo madini uko ari abiri agira porogaramu zikomeye zo kwigisha, kandi ntabwo bigisha ubishaka gusa, bigisha ubishaka bakigisha n'utabishaka. Uko niba umubyeyi ashobora kujya kwigira umwana we, uriya mwana nta byabashaka, ngo atarakura abatarageza ikigero kuba yakiga ngo amenye ibijyanye n'imyizerere yabo, ariko bakajya kumwigira. Sinzi niba ahangara abantu bagiye kwigira, sinzi uko babyita kuko njye ntago nigize mbayo, ariko barabigira. Ugasanga akana k'imyaka 5-3 ko muri Islam bakambika ingofero n'ikanzu, bakajyana mu musigiti bakagatoza, bakakabwira biriya. Ugasanga ni umuco wo kwigisha umuntu imyizerere ye, no mu gihe atabishaka, nubwo bwose atari byo mu bijyanye no, ariko nimo ndabereka imbaraga bashyiramo kugira ngo nibura abantu babo babe bizera ibyo bizera. Ariko ugasanga twebwe mu barokore ni ukujya mu butayu, ukajya ku karago, umuhanuzi yakubwira ngo mvuko ivuze, ukumva nibyo nyine biragiye. Ntabwo uzi ibyo wizera, ntusobanukiwe ibyo urimo, ntabwo uzi ibyo ubamo, ntago rimwe na rimwe vision ya church usengeramo, nta nubwo uzi uko bimeze. Aho ngaho uri mu kigare, bakuriye mu bigare. Nigize kubaza umuntu ndamubaza nsi kigare ni giki, arambwira ngo ni ibimodoka batwariramo abantu biba ari birebere, umuntu atareba aho bari kujya, mukicaramo imbere udashobora kumenya aho urimo kujya. So twabaye muri ibyo bimodoka tutazi aho tujya, tudasobanukira ibyo twizera. Umwe aza akakubwira ibi, undi akaza akakubwira ibi. Umwe akaza hari imiryango 7 nagiye ejo bundi, hanyuma yahava hakaza undi ati mu ijuru hari imiryango 3, ati jewe niviriye bundi, ati marayika twagiraga. Undi akaza ati jewe mu ijuru nabonyeyo Mariya aba muri adoparitoma, ati undi akaza ati jewe rwose. Urumva kubera kutamenya ibyo abantu bizera, kuba nta standard y'imyizerere ihari. Ariko nubwo bwose aya dini navuzeho ndetse n'ayandi, ibyo bizera akenshi biba ari ikinyoma, ariko kubera uko kwigishwa no kumenya ibyo bizera, yani ibyo wizera niyo byaba ari ikinyoma, iyo ubimenye neza uruta ufite ibyo yizera by'ukuri ariko atabizi. Urumva ngo uyu muntu yizera ibintu by'ikinyoma ariko akaba abizi neza, biruta umuntu uri mukuri ariko akaba adashobora gusobanura uko kuri neza, akaba adashobora gusobanura uko kuri. Yewe no muri iyi minsi zimwe muri accusation, bimwe mu birego barega abantu ngo bizera ubuntu bw'Imana, bimwe mu birego baturega ngo kumenya ibyanditswe byinshi, bavuga ngo kumenya ijambo ry'Imana, ngo bazi Bibiliya. So ibyo nibyo birego baturega, ngo kubuza Bibiliya ni ikirego gikomeye, ni urubanza rukomeye mu idini zimwe na zimwe. So rero niyo mpamvu mu magambo Paulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo ugomba kuba uri ready, ugomba kuba witeguye kuvuga impamvu z'ibyiringiro byawe, ugomba kuba
ufite urire. Hanyuma iyi topic rero ya salvation, agakiza, niyo iri fundamento mu bijyanye n'imyizerere yacu nk'abizera cyangwa se nk'abantu bakijijwe babyawe bwa kabiri. Ntiwashobora kumenya ibindi byaba aribyo twari tumaze iminsi turimo byo gusenga, haba n'ibindi tuziga mu gihe kizaza, ntushobora kubimenya neza utasobanukiwe neza agakiza aricyo. Ntushobora gusobanukirwa ibindi utamenye ibijyanye n'agakiza. So agakiza niyo fundament y'abizera. So tugomba rero gusobanukirwa no kubizera. There is a important hari umumaro wo kumenya ibyo wizera. Ugomba fully persuaded. Nkundi iryo jambo cyane. To be fully persuaded. Kuba persuaded, kwemezwa neza udashidikanya ibyo wizera. Ntubeshwe ngo Bibiliya ngo ni inyanja, ngo urumva ngo ntago wabyayo neza, ngo ibyinjiyemo cyane ngo biragusaza, ngo birangira ngo uyobye, ngo abantu bagiye kwiga ngo za theology ngo bavayo ngo bose baraguye ngo kubera kwinjiramo cyane. Ariko hari umuyoboro umwe gusa muzima. Hari umuyoboro umwe gusa muzima wo kumenyeramo ibyanditswe no kumenyeramo Bibiliya, ni umuyoboro witwa Kristo. Iyo ibyanditswe muri Kristo, za confusion zose utekereza ko ziri mu byanditswe zose zirarangira, ntihabonekemo n'imwe. So muri Kristo gusa niyo nzira y'ukuri yo kumenyeramo ibyanditswe, ijambo ry'Imana, gusobanukirwa ibyo wizera ubirebeye muri Kristo Yesu. So ni byiza rero kandi ni ingenzi kuba fully persuaded. Fully persuaded, kwemezwa neza rwose ibyo wizera. Paulo abwira Timoteyo mu rwandiko rwa 2 igice cyaho cya 3 umurongo wa 14, aramubwira ngo ariko woweho ugume mu byo wizeye, ugume mu byo wize ukabyizezwa. Aha, urumva ayo magambo, ugume mu byo wize ukabyizezwa. So hari stage ya mbere yo kwigishwa, hanyuma kubyizezwa ni rya jambo navuze, to be persuaded. To be persuaded ngo ni ukwigishwa mpaka igihe wizejwe neza ibyo wizera, ngo kuko uzi uwakwigishije. Ahangaha ni Paulo wabwiraga Timoteyo, amubwira ngo ugume mu byo wize ukabyizezwa. So imbaraga zituma uguma mu kwizera, imbaraga zituma ukomera mu bihe bibi, imbaraga zituma ukomeza ukavuga ngo uko byagenda kose nizeye Imana, nuko uba warize kandi ukizezwa, ukabyizezwa. To be fully persuaded, Icyongereza iravuga ngo but you must continue in the things which you have learned and been assured of. Aba bakoresheje ijambo to be assured, ngo ugomba kwiga ijambo ry'Imana ukaba assured of something. You have to be persuaded, fully persuaded in your heart. Glory to God. It means learning is very important. Kwigishwa ni ingenzi. Nigeze kuvuga ijambo mu minsi yashize, ngira abantu nabagira ngo kwiga cyangwa se kwigishwa ijambo ry'Imana ni umugambi w'Imana. Ntabwo Bibiliya yigeze iba designed kugira ngo umuntu yisomere. Ntabwo Bibiliya bayikoze cyangwa se yakozwe mu buryo umuntu ashobora kwisomera mbere yuko yigishwa. Ahubwo Bibiliya ibanza kwigishwa. Niyo Yesu yagiye ashyiraho abantu bagomba kwigisha, nabo bagategura abandi. Aho yavuze mu Befeso 4 ngo iha bamwe kuba intumwa, kandi kuba ntabwo byavuye mu kirere ngo babirote nk'abo tujya twumva muri iyi minsi ngo nandyame ngo umucyo mwinshi Imana irambwira ngo ndaguhamagaye. Oya, ntagaruka byagenze. Ahubwo barigishijwe, abo yahaye kumwa ni bande? Ni ba Petero, ni ba Yohana, ni ba Yakobo.
bari barabanye nawe imyaka 3 arabigisha. Hanyuma rero amaze kuzuka abahereza mandate yo kugenda kugira ngo nabo batunganye, ngo kugira ngo batunganirize abera gukora umurimo. No kuvuga ngo ni mandate abamaze gutunganywa nabo batunganya abandi, to be equipping to be equipped for the work of ministry. So you have to be equipped by the one who is equipped already, and now you are being equipped to equip others. Nuko ijambo ry'Imana ryabaye designed. Ntago uvyuka mu gitondo nguza urambure wisomere hanyuma ngo uhite sobanura ibyawe utarabanje gutozwa uburyo basoma Bibiliya, uburyo isobanurwa, uburyo ugomba. Ntago ari ngo usomerwe Bibiliya yose uyigishwe yose, ahubwo hari fundamentals ugomba kumenya kugira ngo nawe ushobore kubasha kujya muri Bibiliya wisomere, ariko wabanje kwigishwa uburyo bwo gusoma, wabanje kuba equipped for the work of ministry. Now rero niyo mpamvu ari ingenzi kuba umuntu wese agira umuntu umwigisha. Araho tugera ngaho umuntu akahita avuga ngo yango none se birakivuga umwuka niyaza azabigisha. Nongere bisubiremo, umwuka ntabwo akwigishiriza hanze, umwuka akwigishiriza mwimbere. Yaravuze ngo azabigisha, arangira ngo azabibutsa. So umwuka ntabwo yakwigisha icyo utazi, umwuka akwibutsa already biri muri wowe, agusobanurira already biri muri wowe. So iyo urimo kwigishwa rero ubwo n'uburyo bumwe. Uburyo bwa kabiri ari nabwo nakagombye kugira ubwa mbere, nuko umwuka yishiriza mu bantu. Imana yahaye abantu impano, kandi izo mpano nazo n'abantu. Igihe yazukaga ngo wamanutse niwe wazamutse, angije aha bamwe kuba. Imana yahaye itorero impano, kandi izo mpano n'abantu. Hanyuma abo bantu nabo bagomba kwipinga abandi kugira ngo nabo bazampano ku bandi. So iyo uri umwigisha w'ijambo ry'Imana, ubu impano y'Imana ku itorero. Iyo wigisha iby'ubwami bw'Imana, ibya Kristo, ubu uri impano y'Imana ku itorero rya Kristo cyangwa se ku mubiri wa Kristo. Iyo wigishije abandi nabo bakagera ku rwego rwo kwigisha abandi, baba babaye impano ku bandi. So rero umwuka atwigisha anyuze mu bantu. Ikindi atangira kutwigishiriza muri twebwe, wa uri muri twebwe akatwigisha atwibutsa ibyo twumvise. Aho ngaho tuba twirinda iki? Tuba twirinda yuko umuntu yavuga ngo numvise umwuka bimbwira. Umwuka yabimbwiye nabyumvise rwose. Niyo mpamvu afite limitation yo kwenda ngo azahamya ibyanjye, ntago azavuga ibiri hanze ya Kristo. Umwuka iyo yigisha ntago avuga ibiri hanze ya Kristo, azahamya ibyanjye, azenda ku bya data abahereze. Umwuka ari limited ku bya Kristo. Niyo mpamvu kwibutsa akwibutsa n'ubundi ibyo wigishijwe mu ijambo ry'Imana. Iyo aguhishurira n'ubundi iby'ijambo, kugira ngo hatazabaho uvuga ngo jewe numvise umwuka avuga. Ari abakozi b'Imana nka babiri tumaze kuvugana, umwe yanyemeje neza yuko ngo yamenye ubutumwa bwiza mbere yanjye, ngarika amaze kubumenya angagiye gusenga, Imana iramubwira ngo ibyo bintu ni ikinyoma, ngo gumuko wari umeze ugihamagarwa. Nuko yambwiye message nari narandayifashe screenshot, nkajya nyisoma ngaseka nkumirwa. Imana ubwayo yambwiye ngo umurimo yakoze muri Kristo Yesu, no kuba Imana yarakoze umurimo wuzuye, ngo kuba yarabyizeye ngo ni ikinyoma, ngo nagume mu kwatura no mukurira kugira abo bari ngo niko ameza agihamagarwa,
arangije aravuga n'Imana yabimubwiye ngo n'umwuka wabimubwiye. Ngira ngo urabona riske iri mu bantu bavuga yuko umwuka avuga ibyo yishakiye, bavuga ko umwuka yakubwira ngo ibintu bitandukanye n'iby'ijambo ry'Imana. undi yarambwiye ngo bamubikiye umukozi w'Imana wapfuye ara, hanyuma uwo mukozi w'Imana amaze gupfa bimubwiye aryamye ngo abona inzozi, ngo Imana iramubwira ngo uyu mukozi wanjye ngo icyatumye apfa ngo yakoze ibyaha, ngo nuko yakoze ibyaha nkana. Hanyuma ngo Imana imuha ijambo ry'Imiburayo kugira ngo tuzanabiganiraho muri isi, tuzafata ku mpande zose, turebe ku bijyanye no kuruzinga salvation, ngira ngo niho twabivugira ibyo gukora ibyaha nkana tubisobanura. Hanyuma Imana yamubwira ngo yakoze ibyaha nkana, ngo niyo mpamvu yapfuye, ngo niyo mpamvu Imana yamwishe. Ngo Imana yamubwiye ko ari mwishe ubwayo ngo kubera ko yakoze ibyaha nkana. No yareza ngo ngomba kwemera yuko ibyo yabonye ari ukuri, iby'Imana yamubwiye ari ukuri, ngo yarabimwibwiriye direct. So ngo iyo tutagumye mu ijambo, iyo tutagumye muri korutire cyangwa se muri boundaries z'ibyanditswe, hakorwa amakosa menshi, ariko akitirirwa umwuka, akitirirwa Imana kandi atari byo. So niyo mpamvu rero kwigishwa ari ingenzi, kandi ukamakinga sure yuko ugumye mu ijambo, ukaguma mu byanditswe, ntusohoke hanze yabyo. Ibintu byose Imana yashatse kumenyesha abantu bayo yabivugiye muri Kristo Yesu. Baheburayo 1:1 ibintu byose Imana yashatse kuvugana natwe yabivuganiye natwe muri Kristo Yesu. So nta rindi jwi, nta rindi yerekwa igihe cyose ritari muri Kristo Yesu. Ntabwo Bibiliya free book, ntabwo yerekwa rya freestyle ngo nguzerekwa ibyo ushatse. Imana yavuganiye natwe mu mwana wayo. Iyo ugumye aho ngaho gusa rero akaba ari huguma, kwizera kwawe kuzaba kuri safe, nawe ubwawe uzaba uri safe. Bizaba bigoranye ko wabeshywa cyangwa se wabeshya kubera ko ugumye mu ijambo ry'Imana. Bene data, ni ingenzi rero ko tuganira kuri iri jambo agakiza. Munyemere mu minota mikeya tuganireho ibyanze tubanziriza azakomeza n'umunsi wera. Agakiza ni iki? Tugiye kureba icyo agakiza ari cyo, cyangwa se agakiza icyo ari cyo. What is salvation? Ijambo agakiza ntabwo ari ijambo ry'Ikinyarwanda, nubwo dufite inshinga gukira, ariko ijambo agakiza ntabwo ari Ikinyarwanda, ntabwo ari Ikinyarwanda, kuko inshinga gukira ahantu ikoreshwa ntabwo wabigereranya n'agakiza. Baravuga ngo umurwayi yararwaye none yakize, ibintu nk'ibyo ngibyo bagakoresha ngo yari umukene none yarakize. Nango zifite ahandi hantu zikoreshwa izo nshinga, ariko ijambo agakiza ni ijambo ryihariye cyane cyane muri Bibiliya. Cyane muri Bibiliya rifite inkomoko mu Bagiriki. Nango ni ijambo ry'iritirano rifite inkomoko mu Bagiriki. Ijambo rero agakiza mu Bagiriki ni ijambo ryitwa ni soteria. Ijambo soteria naryo rifite inkomoko, mu bijyanye n'amateka y'Abagiriki muri iyo myaka, igihe bari bakirwana kwagura amatware cyangwa se kwagura za territoire mu Bagiriki. Iyo umuntu yateraga agiye kurwana kugira ngo yagure territoire ze, icyo gihe babitaga empereur cyangwa se ba emperor. So emperor akajya kurwana, yamara kugenda
kurwana agatsinda. So aba emperor bo mu Bagiriki nibo bitaga ba sota. Aba emperor bo mu Bagiriki bitwaga ba sota. So kugenda ugasacinga uraza kubibona. So iri jambo sota bisobanura an emperor. So uyu emperor yararwanaga, yamara gutsinda territoire, hanyuma akimuka akaza akayituramo kugira ngo ayirinde, to secure that victory. It is a victory over a territory, and then the sota shifts and come and dwell in that territory for security, to secure that victory. Ni emperor utsinze amatware cyangwa se territoire, yamara kuyitsindira akimuka akaza akayituramo kugira ngo arinde ya matware yatsindiye cyangwa se ya territoire yatsindiye, ayirinde abanzi, ayirinde kuvogerwa, ayirinde kwinjirwamo n'ibindi bintu ibyo aribyo byose. So ijambo soteria ryaturutse kuri sota. So hanyuma mu kwandikwa kw'ibyanditswe bagereranya Kristo nka sota. Kristo niwe sota, hanyuma agakiza ni soteria. Ni kuvuga ngo ni territoire, ni Kristo waje, territoire yari yaramaze gufatwa n'umwanzi ariyo mitima yacu. Kristo ararwana, amaze kurwana atsindira imitima yacu, amaze kuyitsindira amuka yimura umwanzi wari urimo witwa icyaha, arangije arimuka araza atura muri twebwe kugira ngo asecuringe ya victory. Imana ishimwe cyane. So iyo tuvuze agakiza, birenze uko wakira indwara ya malaria, birenze wakira ukagira amafaranga, birenze uko watabarwa ugakurwa mu gico wari ugiye kwicwa ugakira. Ahubwo it is all about victory, ariko itarangiriraho, ahubwo uwayitsindiye yimuka akaza gatura muri iyo territoire. Ngufitiye amakuru meza, agakiza ufite Yesu amaze gutsinda, umunsi wizeraga yimukanye n'ibye byose, aza mu mutima wawe kugira ngo asecuring ubuzima bwawe, asecuring agakiza kawe. So agakiza ufite kararinzwe, kandi karinzwe n'uwagatsindiye. Imana ishimwe cyane. Glory to God. So niho ijambo agakiza rikomoka, nibwo busobanuro bwaryo. Soteria, sota utsinda, agatsindira territoire, hanyuma akaturamo. Glory to God. Ni Kristo wagutsindiye. So Jesus is the sota of our soteria. Glory to God. Oh my God. Bibiliya avuga mu gitabo cy'Abaheburayo, aravuga ngo yabaye captain. He is the captain of our salvation. My God, he is the captain of our salvation. I'm so excited because I have a captain. Captain, iriya jambo ryakoreshejwe ni captain, n'aba captain b'amato. N'aba captain b'amato, cyangwa se aba captain b'indege. So Jesus is the one on the uri kuri yavora. Sinzi nabyita nguki, niwe captain w'agakiza kacu. My God, sinzi niba ari umuntu excited mutangira ryigisho anezerewe yuko Kristo ariwe captain w'agakiza ke. Imana ishimwe. Hallelujah, glory to God. Hallelujah, hallelujah. Zoketa. Hallelujah. Glory. So ijambo agakiza ntabwo rifite definition imwe. Ntabwo ushobora kugira definition imwe ivuga agakiza icyari cyo. Kubera iki? Kubera yuko agakiza ni package y'urukundo rw'Imana ku muntu. Oh my God. Ni package y'urukundo rw'Imana ku muntu. Niyo mpamvu utavuga ngo ngiye kudefinisa agakiza mu nteruro imwe cyangwa ebyiri. Kuko Bibiliya igaragaza ko
ibyanditswe byose bigerageza destination yabyo bivuga ku gakiza. So Bibiliya yose ni definition y'agakiza. Bibiliya yose ni definition y'urukundo rw'Imana ku muntu. Ntabwo ushobora kuba ngo ngiye kudefinisa agakiza ngo hanyuma ubivuge muri service imwe birangire, kubera ko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kumenyesha ubwenge kubijyanye n'agakiza. Oh my God, 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ibyanditswe byera byose ni definition y'agakiza. Ibyanditswe byose bivuga ku gakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Uvuga ngo agakiza rero ni package y'urukundo rw'Imana. Ni package y'urukundo rw'Imana. Ntabwo wayifungura ngo uyisobanure umugoroba umwe. Ntabwo wayifungura ngo uyisobanure icyumweru kimwe. Ntiwayifungura ngo uyisobanure ukwezi kumwe. Kuko Paulo yaravuze ngo it is unsearchable riches. Ni package irimo unsearchable riches. Hallelujah. Amplified Bible iravuga ngo ni bottomless. The bottomless riches of God. Niyo mpamvu giye kuvunguraho icyo dukora ni ukumanyura kuri uyu gati gatoya, nkamanyuraho ejo Frederick akamanyuraho, ejo Gerard akamanyuraho, ejo Peace akamanyuraho, ejo Emma akamanyuraho, ejo Mara akamanyuraho. Tugenda tumanyura gace gace kubera yuko it's a big package of the love of God to mankind. Agakiza ni package y'urukundo rw'Imana. Ariko reka wenda dupfundureho gaceya turebe ibyo twasobanuraho mbere gatoya kubijyanye n'agakiza. Turebe definition gatoya tubona muri Bibiliya gashobora gutangiza nibura kugufungura kurya ufungura biscuit ka biscuit ka mbere kaba kari hejuru kamwe kabanza. Niko ngira ngo nkureyo muri iki cyumweru, niko ngira ngo nkureyo. Hanyuma Luka 1:77. Luka 1:77 hari amagambo avuga gutya ngo ntube iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha, no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. So ana batuvunguriyeho gatoya kubijyanye n'agakiza cyangwa se icyo Bibiliya ivuga ku gakiza gatoya. Ngo agakiza kagombaga kumenyeshwa abantu kandi bakabimenyeshwa ko agakiza ari ukubabarirwa ibyaha byabo. So agakiza ni ukubabarirwa ibyaha. Aho niho mpereye. Agakiza ni ukubabarirwa ibyaha. Ni ukuvuga ngo ibindi bitari ibyo ngibyo si agakiza. Iyo dushyizemo ngo kwihana ibyaha, ngo bene data ngo nagira ngo mbabwire ngo agakiza ka nyako ngo nigihe ngo wihanye ibyaha. Iryo jambo ryumvikana neza, barifata ku marangamutima ukumva nibyo, ariko ni kinyoma, kuko nta na hamwe muri Bibiliya hari ijambo rivuga ngo kwihana ibyaha rifatanye. Iryo jambo ntaho riri muri Bibiliya, kubera yuko nkuko nabivuze Bibiliya yakuwe mu Kigiriki ishyirwa mu zindi ndimi. Ntabwo amagambo mu Kigiriki avuga kwihana, asobanura kwihana, ushobora kuyateranyaho ibyaha ngo bikunde. Reka mbahe nk'urugero. Icyambere, kwihana ni ijambo metanoia. Metanoia bisobanura guhindura intekerezo. Meta, to change. Noia, ideas, thoughts, intekerezo. Guhindura ibitekerezo. No, kwihana yo birivuze kwihana mu Kigiriki ibivuze guhindura ibitekerezo. Hanyuma ibyaha, ngaho dufatanye ayo magambo twumve ko bijyana.
guhindura ibitekerezo ibyaha guhindura icyerekezo ibyaha ntabwo bihura. Niyo mpamvu Bibiliya y'Ikinyarwanda nta hantu na hamwe hari ijambo rivuga ngo mwihane ibyaha, ahubwo ijambo ririmo ni ukubabarirwa ibyaha. So agakiza ni ukubabarirwa ibyaha. None se Apostle, kwihana byo nta birimo? Okay, kwihana birimo cyane. Kwihana ni ingenzi. Iyo umuntu yize Kristo aba yihannye, abakoze iki? Abahinduye intekerezo, abavuze ngo narindi muri iyi nzira ijya mu kurimbuka, ubu ndahindukiye ngiye mu nzira y'ubugingo. Nicyo bita kwihana. Hanyuma Bibiliya ikavuga kuri indi jambo ryitwa kwihana imirimo ipfuye. Kwihana imirimo ipfuye ngo ni uguhindukira uva mu mirimo ipfuye, ni uguhindukira uva mu mirimo ipfuye. Now, so no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha. So agakiza ni ukubabarirwa ibyaha. Agakiza ni igihe umuntu ababariwe ibyaha. Ndi kubisubiramo kugira ngo hagire umuntu ubitekerezaho umwanya, yumve agakiza icyo ari cyo n'icyo agakiza atari cyo. So uku kubabarirwa ibyaha rero ni ijambo rigaragaza ko umuntu yari afite ikibazo cy'ibyaha. Ntago umuntu yigeze agira ikindi kibazo uhereye mu itangiriro ukageza uyu munsi. Ntago umuntu yigeze agira ikibazo kindi. Umuntu yari afite ikibazo kimwe cy'icyaha. Nuvuga ngo niba bakubwiye ngo agakiza ni ukwihana ibyaha, agakiza ni ukuza kubona umugabo, agakiza ni ukuza kubona amashuri na visa, icyo gihe ugomba kumenya agakiza icyo ari cyo n'agakiza icyo atari cyo. Agakiza ni ukubabarirwa ibyaha. Bivuga ngo nkuko nari mbivuze ruguru, ikibazo umuntu yari afitanye n'Imana kuva kera ntabwo cyari ikindi, ntabwo cyari cy'inzara, ntabwo cyari cy'urushako, ntabwo cyari icyo kujya mu mahanga. Mbere yuko Yesu aza, abantu baragendaga bakava mu mahanga bakajya mu yandi. Ibyo bakoreshaga niyo babizi, niba nta ndege zagaho bakoreshaga ingamya n'amafarashi, bakambuka imipaka bakajya mu bindi bihugu. Abantu bararongora bakanarongora, abantu bigaga amashuri. So ntabwo ngo umuntu nta kibazo yari afite uretse ikibazo cy'icyaha gusa. Ndagira ngo icyo cyumvikane neza. Mbere yuko Yesu aza nta kindi kibazo cyari gihari, hari ikibazo cy'icyaha. Kuva isi yabaho umwana w'umuntu ntabwo yigeze agira ikindi kibazo ngo inzara ngiki. Iyo inzara yateraga barimukaga bakajya mu bindi bihugu byeze bakajya kubayo. Ubona Abimeleki inzara itera i Betelehemu, ari mu karimo wabo aragenda. So uko kwimuka nubwo bwose gufite icyo kuvuze mu bijyanye n'agakiza, ariko turimo turareba mu buryo buri literal translation. Barimutse kubera inzara. So nubwo umuntu yashoboraga kwimuka akajya guhaha, ariko ikibazo cyari gihari gikomeye kitagombaga cyaburiwe umuti, kitari gifite umuti, cyari ikibazo cy'icyaha. Niyo mpamvu bakomeje gushakisha, nacyo baraceranjaga bagashaka uburyo bakigenza, binyuze mu bitambo, binyuze mu kujya gutamba ibitambo muri yekaru kugira ngo barebe nibura ko icyo kibazo nacyo cyakemuka, ariko ntibyakunda. So icyo kibazo rero nicyo cyari ikibazo cy'isi. N'igihe Imana yoherezaga Kristo, ndagira ngo munyumve neza, igihe Imana yoherezaga Kristo mu isi, yamwohereje ku bw'icyo kibazo gusa.
Oh my God. Imana yamwohereje ku isi ku bw'icyo kibazo gusa, kuko ibindi bibazo abantu bari bafite, umwiryane, ubwicanyi, byose byakomokaga kuri icyo kibazo cy'icyaha. So Imana rero yohereza Kristo, yamwoherereje ku bw'icyo kibazo gusa. Matayo 1:21, Matayo 1:21 haravuga ngo azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari uzakiza abantu ibyaha, abantu be ibyaha byabo. Uzamwite Yesu, impamvu uzamwita Yesu, kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. So Yesu aza yahawe izina rihuye na misiyo imuzanye. Yesu bisobanuye umukiza. Yesu ni izina risobanuye mu rurimi rw'Igiheburayo bisobanuye umukiza. So Yesu rero ntago ryari izina nk'izina, ahubwo ryari izina rya mandate yari imuzanye. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Yaba hari n'ikibazo cyiza cyangwa se cy'urushako cyangwa se cy'imodoka, yari buvuge ngo azakiza abantu ibyaha byabo, kandi anabaha imodoka, anabahe n'amakwe. Ariko nta kindi kibazo cyari gihari, cyari ikibazo cy'ibyaha gusa. Niyo mpamvu yavuze ngo uzakiza abantu be ibyaha byabo. Hanyuma Yohana nawe arandika mu butumwa bwiza bwa Yohana 1:29, aravuga ngo bukeye bwaho Yohana abona Yesu aza aho ari, aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo the next day John saw Jesus coming to him and said, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Not sins, but the sin in singular. So icyaha nicyo isi yari ifiteho ikibazo, nicyo umuntu yari afiteho ikibazo. That was the predicament of man. Itari ifite umuti n'umwe. Yohana mubonye aravuga ngo nguyu umwana w'intama w'Imana utanga perimi. Ariho numvishe ubanga Imana yamuhaye perimi. Nguyu umwana w'intama w'Imana ukorera ubukwe bwiza abamusabye. Nguyu umwana w'intama w'Imana utanga viza yo muyinde. Nguyu umwana w'intama w'Imana. Yaravuze ngo uyu umwana w'intama w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi. Hallelujah. So Nwango mission ye, it was to take away Mareka dozile mandova laka eneno ni nazega. To take away. Yari umukiza wo gukiza iki? Icyaha. He is the sota, umukiza. An emperor, umukiza. Izina ubwaryo byasobanuraga umugambi w'Imana ko aje gukiza abantu icyorezo cy'icyaha. Now reka dusubire inyuma gatoya. What kind of sin is this? Ni ikihe cyaha? Gusambana, kwiba, kwica, kuvuga, kugira, kwibaza ku bantu, gutekereza ukagera kure, kurota. Abantu twajyaga tukatura no gutekereza ngo Imana ibare gutekereza nkagera kure. Kwibaza umuntu w'umugabo ubundi uzabaho gutudatekereza ngo Imana ibare kwibaza ku masezerano. Kwibaza ku masezerano. Now ibyo byaha rero, that is not the issue. Ibyo ntabwo ari byo byazanye Yesu. Yesu yazanywe n'umuzi wabyo, cyangwa se icyo twita sin. Umuzi wabyo
watumye abantu batangira gukora ibyo byose uko banze kumva Imana bagafata iyindi direction. So uko gufata direction yindi nicyo cyaha. Hanyuma ibyo uhurira nabyo muri iyo direction byo uhuriramo nabyo kuko wafashe iyo nzira. Ubwo busambanyi, ubwo bwicanyi, ayo mashyari n'ibindi byose bibaho kuko wafashe iyo nzira. Ariyo nzira utuyemo, ariyo nzira ubamo. So umuntu rero amaze gukora icyaha cyo kutumvira Imana, tuzabisobanura nabyo. Icyaha yakoze cyo kutumvira Imana, uko ari abagira ngo yariye apo ngo cyangwa wenda yari avoka, ariko kuki batavuga avoka bakavuga apo? Nabyo ni iki? Uko bavuze urubuto ntibavuga izina ryarwo, ariko uru rubuto tuje mu isezerano rishya niho Yesu yababwiye ati ntimukajye mubeshywa, nimwibeshye ntacyo umuntu yarya ngo kimwanduze. Bivuga ngo Adamu ntabwo yigeze arya urubuto. Yesu yaravuze ngo nta kintu umuntu yarya ngo kimwanduze, ahubwo ikiva muri we nicyo cyanduza. So intekerezo zo kugomera Imana, intekerezo zo kopoza Imana, nicyo cyaha Adamu na Eva bakoze. Hanyuma iki gitekerezo cyo kopoza Imana cyari cyarahawe igihano. Imana yaravuze ngo nurya kuri icyo giti no gupfa uzapfa. Ndaza kubisobanura hasi gatoya. Hanyuma uyu namaze kurya kuri iki giti yarapfuye. Hanyuma uyu muntu aho mu buzima bw'urupfu. Hanyuma urupfu kandi rumujyana mu kurimbuka kwiteka, mu kuba mu rupfu byiteka. Hanyuma Imana ubwayo ikunda umuntu. Birangombwa yuko iyo ubwayo ihinduka umuntu kugira ngo ipfire umuntu. Ndagira ngo mbisobanure hano neza. Muri justice y'Imana icyaha kigomba guhanwa. Muri justice y'Imana icyaha kigomba guhanwa. Hanyuma kandi uyu nguyu wakoze icyaha Imana namukunda. Kandi Imana ntabwo yakihindura justice yayo. Ndaza kubigeraho hasi mbisobanure neza ku bantu bajya bibaza cya kibazo ngo mbese ko Imana ishobora byose kandi akaba ari Imana y'urukundo, kuki byayitwaye kuza mu isi ikaza gupfa? Kuki ngo nabariye ngo be birarangiye gusa bitubabarira iri mu ijuru itiriwiza? Hari ubwo Satani yari wiyihakanye. Now icyo turaza kukigeraho, ariko reka mbanze nsobanure uburyo Kristo ari Imana yabaye umuntu. Ntabwo ushobora kumenya iby'agakiza, gusobanukirwa iby'agakiza utamenye incarnation. Imana ihinduka umuntu, igahinduka umuntu kubw'urukundo. Kubera iki? Imana yakunze umuntu. Umuntu ni umunyabyaha, umunyabyaha agomba gupfa. Kandi Imana ikunda umuntu, nishaka yuko umuntu apfa. Kandi abantu bose b'abanyabyaha nta numwe wacunga mugenzi we, kuko amaraso y'umukiranutsi gusa niyo agomba kumenerwa umunyabyaha. Kandi nta mukiranutsi uri ku isi, Imana yonyine niyo ikiranuka. Hanyuma kandi umuntu biba ngombwa yuko Imana isohoka mu Mana. Imana ibwira Imana ati sigara ahangaha, kandi Imana ibwira Imana ngo jyewe ndagiye mba umuntu. Aho no tujya tugera abantu bakavuga ngo urumva ngo kuyamba yamayobera. Ntabwo ari kubera iki? Imana yabwiye Mose mu itangiriro, Mose bazaga ngo urinde nzavuga kurinde. Yaramubwiye ngo I am who I am. Ririya jambo I am who I am mu Kigiriki ni ijambo rikomeye cyane risobanura ngo I am who I am and I can be whatever I want to be. I can be whoever I want to be. So ririya jambo ryateguzaga isi yuko Imana izahinduka umuntu. Niyo mpamvu Yesu ageze mu isi bari mubwira bati wowe udafite imyaka na 50 Aburahamu wamubonye he? Arababwira ngo Aburahamu atarabaho ndiho.
before Abraham was, I am. Oh my God. Asubiramo the same statement yabwiye Mose. Niyo mpamvu ngo bashatse kumutera amabuye kuko bahise bamenya ngo aravuze ngo ni Imana. Bahise bashaka kumutera amabuye. Rero iyi nteruro I am who I am and I shall be whatever I want to be, nicyo cyabaye ngaha muri incarnation. Imana yasohotse mu Mana, kuko Imana ishobora kuba kuba cyari cyo cyose. Ibwira Imana ngo sigara wenda giye, hanyuma Imana ibwira Imana ngo ndagiye. Ntibigucange, kuko na Yohana rimwe ntabwo iragucanga. Mbere na mbere hariho jambo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. So rero umuntu udacangwa n'iryo jambo agomba gucangwa n'ibyo ndi kuvuga. So Imana yasohotse mu Mana, Imana ibwira Imana ngo ndagiye, kandi Imana ibwira Imana ngo sigara. Niyo mpamvu Yesu ari ku isi yavugaga ngo nimujya musenga mujya muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Ngo data uri mu ijuru. Filipo yamubaza ngo none kuvuga ngo data uri mu ijuru, uwo data ninde? Agahita amubwira ngo umbonye ababonye data. Mu yandi magambo, data ari hano kandi data ari mu ijuru. Kubera iki? Ni Imana ibera hose icyarimwe. Data ari hano namwe kandi ari mu ijuru. Now I think you understand that. Data ari hano kumwe namwe kandi data ari mu ijuru. Ibyo nkora nibyo mbona data akora. Hanyuma avuze ngo ibyo nkora nibyo mbona data akora, kandi akabaho muri impumyi. Yesu akabaho muri impumyi. Ubwo se abona data aho muri impumyi mu ijuru hari impumyi. Bivuga ngo ibyo nkora ahangaha nka Yesu uri mu mubiri, niwo mugambi w'Imana, niwo mugambi wa data. Guhumura impumyi, gukiza ababayi, nibyo biri muri data. Niyo mpamvu nanjye mbikora. Let's go back. Reka dusubire inyuma gato, tugende buhoro. Ariko se iminota ko yirukankamo kabyara. Now ubwiru bw'agakiza buri mu Mana guhinduka umuntu. Igihe Imana yazaga igahinduka umuntu, incarnation. So ibyo byemeza yuko Imana ubwayo ariyo yaje kubw'urukundo rwayo igacungura umuntu. This is one of the core, ni bimwe mu misingi ikomeye y'abizera Kristo tugomba kumenya. Ntabwo Yesu ari ukwe ngo n'Imana ibe ukwayo ngo n'umwuka abera abukwe. Ahubwo Yesu ni Imana yabaye umuntu kugira ngo icungure umuntu. So tubona ibimenyetso byinshi bigaragaza ko Yesu yari Imana. Byari byaravuzwe mu bahanuzi, Yesaya 7:14. Nicyo kizatuma Uwiteka ubwe ari we uzabihera ikimenyetso. Dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwite izina Emmanuel. Umwari azasama inda, amwite izina Emmanuel. Mbibutse amazina yose amazina ngo Gerard Nguwineza. Oya, aya mazina yose afite icyo avuze. Tubonye wumvishe ibyo marayika yabwiye Mariya, Matayo 21 umurongo wa 1:21, nibyo Yesaya yahanuye. Wagira ngo harimo contradiction. Hariya marayika ngo uzamwite Yesu kuko niwe uzakiza abantu b'ibyaha bye. Hanyuma nga Yesaya arahanuye ngo umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwita izina Emmanuel. Kandi tubona ko Mariya na Yosefu ntibigeze bita Yesu Emmanuel. So Emmanuel na Yesu ntago yari amazina yo kwitwa, ahubwo bw'ubuhanuzi. Icyambere, reka dusubire muri Matayo 1:21 turebe neza uko bimeze. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu kuko ari uzakiza abantu b'ibyaha byabo. 22. Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo iby'umuhanuzi, ibyo Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo dore umwana azasama inda kandi azabyara umuhungu, azitwa Emmanuel, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. So Emmanuel
azitwa, ntago ari ukwitwa nk'amazina ajya kujya ngombwa, ahubwo ni Imana iri kumwe n'abantu bayo, ni Imana ije mu isi, ni Imana yaje guturana n'abantu, ni Imana iri hagati mu bantu, Emmanuel. So bivuga ngo Yesu yari Imana iri kumwe natwe, Yesu yari Imana iri mu bantu. Hanyuma iyi Mana ifite umugambi ndetse na mandate yo gucungura umuntu, ari ryo zina Yesu. So Imana iri mu bantu kandi igiye gucungura abantu, Emmanuel Yesu. Imana iri mu bantu kandi igiye gucungura abantu, kubavana mu byaha byabo. Ngira ngo birumvikana. Now dusubire tugende muri Yesaya 9:5. Turimo turareba uburyo Yesu ari Imana. Concept y'agakiza ishingiye kuri ibi byose kuvuga. Navuze ko nzagenda noshuraho gake hanyuma n'abandi tukazakomeza. Yesaya 9:5. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu. So uyu mwana wahanuwe muri Yesaya 7, muri Yesaya 9 arimo aravuka. Ariko ubuhanuzi we, nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Amazina ye azitwa. Aya mazina yose bari kuvuga nta na rimwe ryagiye mu byangombwa bya Yesu, ariko aya mazina ni amazina nk'aya ngaya amaze gusobanura hano hasi. Now azitwa igitangaza, miracle. Azitwa igitangaza, azitwa umujyanama, azitwa Imana ikomeye. So Kristo ni Imana ikomeye, Yesu ni Imana ikomeye, azitwa Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho. So Yesu niwe Data wa twese. Iyo Filipo yarasomye ya magambo neza yo muri Yesaya, ntago yari kubaza ngo twereke Data, kuko Yesaya yarahanuye aravuga ngo azitwa Data wa twese uhoraho, kandi azitwa umwami w'amahoro. Uko niko byari bimeze mu buhanuzi, bavuga ko bagaragaza ko Kristo Yesu azaba ari Imana. So mu gakiza rero ni Imana ubwayo yaje ngo ikize abantu. Now tugeze kuri cya kibazo ngira ngo ari nacyo turi buze gusorezaho. Kuki Imana mu bumana bwayo itavuze ngo ndababariye itiriwe iza gupfa, kuko tubonye ko ariyo yaje? Kuko iyo aba ari ukohereza umwana wayo, amadini bamwe na bamwe nagiye mbona ari n'abamirima kuri Facebook bakunda kukubaza ngo do you want to convert to Islam? Iyo utangiye gucatinga umwe muri bo ugatangira kubwira uburyo Imana eshatu, icyo ni ikintu cy'ingenzi mugomba gusobanukirwa. Icya kabiri akakubwira ngo mbese ngitanga umwana wayo kugira ngo apfire abantu, ngo murumva ngo biri fair? Ngo is that fair? Is that justice? You see? Niyo mpamvu tugomba rero gusobanura ibi bintu kugira ngo ube ufite impamvu zo gusobanura ibyiringiro byawe. So icya mbere tugomba kumenya, God is loving, Imana n'urukundo. Icya kabiri, God is just. God is just. The justice of God can never be changed. Justice y'Imana ntihinduka, ku buryo n'Imana ubwayo idashobora kunyura muri justice yayo. God is just and his justice can never be changed. So mwitangiro Imana yaciriye icyaha. Muri justice y'Imana yari yaramaze guciraho icyaha iteka, kandi igihano cyacu uvuga ko igihano cy'icyaha ari urupfu. Ibyo tubona mu Baroma ku murongo wawo 6 umurongo wa 23,
ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu umwami wacu. Ibi bihembo by'ibyaha kuba urupfu ni ibintu Imana yasetinze mu Itangiriro. Itangiriro 2:16 na 17. Uwiteka Imana iramutegeka iti, igiti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakirye, kuko umunsi wakiriye no gupfa uzapfa. So kurya igiti egare gukora icyaha, kugoma. Hanyuma uku kugoma, disobedience, igihano cyayo ni ugupfa. So igihano cy'icyaha ni urupfu. Urupfu rero ni iki? Urupfu ni icyaha. Imana ivuga urupfu mu Itangiriro yavugaga uruhe rupfu? Uru rupfu rwo mu Itangiriro ntabwo ari urupfu rw'umubiri, nubwo urupfu rw'umubiri rwakomotse ku rupfu. Munyumve neza, uru rupfu rwo mu Itangiriro ntabwo ari urupfu rw'umubiri, nubwo urupfu rw'umubiri rwakomotse kuri uru rupfu rwo mu Itangiriro. Niyo mpamvu bamaze kurya ku giti ngo babonye bambaye ubusa, ariko babona n'imbaraga zo kwiruka bajya kwihisha, n'Imana ivugana nabo nyuma bakomeza no kubaho imyaka myinshi. Nta muntu wigeze ubaho imyaka myinshi mu mateka y'isi nk'imyaka ba Adamu n'abamukomoteho, imbyaro, ibisekuruza bya mbere byabayeho. Babaye imyaka 800, 900, 700. So bivuga ngo byatwaye igihe kugira ngo iyi corruption ishobore no gukorruptinga umubiri Imana yari yaremye. Imana yararemye umuntu mu buryo buri special, ku buryo byatwaye imyaka n'imyaka kugira ngo uyu mubiri ube corrupted. Umuntu amaze gupfa mu mwuka. Uru rupfu rero rwo mu mwuka ni ugutandukanywa n'Imana. It's separation from God. Uru rupfu Imana yamubwiraga, nubikora nje nawe tuzaba dutandukanye, tuzaba naho duhuriye, ubuzima bwanjye n'ubwawe buzaba bigiwemo, cyangwa se habayeho umupaka, hazaba hagiyemo ukuta n'urusika rudutandukanya. Uru rupfu rero umuntu yapfuye kwari ugutandukanywa n'ubwiza bw'Imana. Roma 23, kuko bose ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Uku kudashyikira ubwiza bw'Imana ni ukuba ubumuntu nk'umuntu adashobora kugera kuri level y'Imana ari wenyine. Munyumve neza, umuntu niyo yaba akora neza gute, kudashyikira ubwiza bw'Imana, to fall short of God's glory, nuko umuntu n'ubumuntu bwe ntashobora kugira icyo akora ngo agere ku standard y'Imana. Iyaguye avuye kuri standard y'Imana ajya kuri standard y'umuntu. So uyu muntu rero kuba kuri standard y'uko ari umuntu nirwo rupfu. Nirwo rupfu. So kuko Imana yakunze umuntu rero, kuko Imana yakunze umuntu, yemeye kuza gupfa urwo rupfu umuntu yari yarapfuye. Uko yivuze ngo umuntu yagombaga gupfa, ngo yapfuye urupfu nagombaga gupfa, ubu ushatse kuvuga yuko yaje rutarakugeraho. Ariko uru rupfu twararupfuye. Tuzabibona muri iki cyumweru, biravuga ngo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, twari dupfuye. So icyabayeho, habayeho kuzuka. Naho ubundi umuntu yari yarapfuye. Umuntu yaryaga ku giti, umunsi yakoraga icyo Imana yamubujije, umuntu yapfuye, ariko ntiyapfa by'iteka.
umuntu yari yarapfuye ariko ntiyapfa byiteka. Ni mpamvu ngo yirukanywe muri Edeni ngo kugira ngo atarya ku giti cy'ubugingo, rwa rupfu rwe rukaba permanent. Ntago nzi impamvu banditse ayo magambo, wenda tuzabireba tubikora etide. Ashobora kuba mbivuze mu buryo babitubwiyemo, ariko tuzongera tubikora etide neza. Ariko kandi icyo nashatse kugaragaza uyu munsi, sinshaka kubyinjiramo kugira ngo bitaza guteza confusion, kandi tukiri muri fondation. So ukugupfa kwari ugutandukanywa n'Imana, hanyuma Imana iraza kugira ngo ipfe uru rupfu umuntu yapfuye, ifate igihano, ibihembo by'ibyaha n'urupfu. So iki gihano cy'ibi byaha byari mu bantu, rwo rupfu, ariko gutandukana n'Imana, Imana iraza kugira ngo ifate uko gutandukana n'Imana. Oh my God, sinzi kundibuze kubisobanura kugira ngo mubyumve neza, ariko tugende buhoro mu minota dusigaranye dusoze. Matayo 26 umurongo wa 39. Igira imbere ho hato arunama arasenga ati, Data, niba bishoboka iki gikombe cy'indenge, ariko bye kuba uko jyewe nshaka, ariko bibe uko ushaka. Yesu, Imana yabaye umuntu. Mwibuke yavuze ngo Data, abari kuvuga Data nka Data wasigaye mu ijuru. Hanyuma we iyo arimo gucungura, abarimo gucungura n'Imana yabaye umuntu. So iyo avuze ngo iki gikombe cy'indenge, iki gikombe cyari igikombe nyabaki, cyari igikombe cyari kirimo urupfu, umuntu yapfuye. Cyari igikombe kirimo urupfu, umuntu yapfuye. Twongeye dusubira inyuma gatoya, ni uruhe rupfu umuntu yapfuye? Gutandukana n'Imana. So Yesu nk'Imana yabaye umuntu, ageze kuri ya finali yo gutestinga urupfu, yo gufata ku rupfu umuntu yari yarapfuye ngo arwishireho, urupfu rwo gutandukana n'Imana. So Imana ubwayo yatinye kuba afite ubuzima bwayo. Yatinye gutandukana n'Imana. Imana yabaye umuntu, yatinye gutandukana n'Imana. Iravuga iti, niba bishoboka iki kintu kiraremereye, umuntu yaragikoze, ariko sinzi aho yahereye kugira ngo akore iki kintu, kirarenze. Ntabwo ndumva ibintu byo gutandukana nawe, ndumva ntabishaka. Ibintu byo kunywa kuri iki gikombe kinandukanya nawe, kuko yagombaga akakikunyweraho nanjye akakinyweraho, kugira ngo nakwe tunywere ku kindi gikombe cy'ubuzima. Aricyo yahaye abigishwa be cy'amaraso, aravuga ngo nimwakire kuri iki gikombe gishyashya munyweho. Salido meleba, aravuga ngo iki gikombe cy'amaraso yanjye, ngo cy'isezerano rishya, mu yandi magambo cy'ubuzima bushya nje kubaha. Nje kunywa ku gikombe cyanyu kugira ngo namwe muzanywe ku gikombe cyanjye. Nje kunywa ku gikombe mwanyweyeho cy'urupfu rwo gutandukana n'Imana, kugira ngo namwe muzanywe ku gikombe cyanjye cyo kubana n'Imana iteka. So iki gikombe yavuze ngo kimurenge cyari igikombe cyo gutandukana n'Imana. Ntabwo bwari ubwoba yagize bw'ibibabaro n'inkoni n'imisumari. Oya. Ntabwo ari byo. Ubwo bwari ubwoba bwo kumva ko atandukanye n'Imana. Ubuzima bw'Imana yabaye umuntu gutandukana na Data. Niyo mpamvu muri Matayo 27:60 amaze kunywa kuri iki gikombe ngo yavuze aya magambo, maze isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati, Eri Eri Rama Sabakitani. Bisobanurwa ngo, Mana yanjye ni iki kikundekesheje? Yesu amaze kunywa kuri iki gikombe habayeho gutandukana. Yesu aranabitangaza ko bibayeho.
atangaza ko habayeho gutandukana official, igikomba kinyweyeho, icyo umuntu yari yaranyweyeho, uru rupfu umuntu yari yarabayemo imyaka myinshi, Kristo ararusogora, Imana ubwayo aba ari iruhanwa. Uru rupfu rwo gutandukana n'Imana, Imana aba ariyo ifata irushyiraho. Nibwo bwa mbere Yesu yise Imana Imana. Mbere yamwitaga data. Aha ku musaraba gusa niho yavuze ngo Mana yanjye, Mana yanjye, niki kikundekesheje. So iri confirmation yuko Kristo yikoreye ibyaha byacu. Aha ibyaha nibi n'urupfu gutandukana n'Imana twari twarashyizwemo na Adamu wa mbere. So Kristo yaravuye atandukana n'Imana, baratandukanwa, aranabivuga ngo niki kikundekesheje. So bivuga ngo ku musaraba niho Kristo yikorereye igihano cy'ibyaha byacu. He was separated from the Father. Kandi icyo gihe nyine niko kwari ugupfa kwa nyako. Munyumve neza, mwumva aka kantu. Abantu batekereza ko gupfa kwa Yesu ari hahandi ngo umwuka waheze ngo agatanga. Urupfu rwa Yesu ukuri rwabaye umunsi yasogongeye ku rupfu rwawe. My God. Urupfu rwa Yesu rw'ukuri ni umunota yikoreye ibyaha byawe. Ntabwo yabyikoreye apfuye, ahubwo yabyikoreye akiri muzima ku musaraba ngo abyishyiraho byose. Niho yavugiye aya magambo bivuga ngo urupfu rwa Yesu rwa nyarwo rwabayeho mbere yuko ahera umwuka. Urupfu rwa Yesu rwa nyarwo, iyo tuvuze ngo Yesu yaradupfiriye, ntago tuba tuvuze guhera umwuka, tuba tuvuze kwikorera igihano cy'ibyaha byacu, ariko gutandukanywa n'Imana. Yikoreye ububi bwacu bwose. Glory to God. Ndabona amasaha ageze, mu nyongere iminota nk'itatu nsoze, ababyemeye mu biganza. Okay, bless you. Now, urupfu rwa Yesu rwa nyarwo rwabaye ryari? Rwabaye umunsi cyangwa se umunota ibyaha byacu byamugiyeho byose ari ku musaraba, kuko hari handitswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. So amanitswe nibwo yabaye ikivume. So abaye ikivume nibwo yikoreye ibyaha byacu byose. So guhera umwuka kwa Yesu siko gupfa kwa Yesu. Gupfa kwa Yesu ni igihe yatestingaga, yanywaga igikombe. Hanyuma ndabihuza n'ibihe? Ndabihuza n'imibabaro ye. Imibabaro ya Yesu ntabwo ari inkoni bamukubise, n'imikoba bamukubise, n'imisumari bamuteye mu biganza. Ndagira ngo munyumve neza iri jambo. You can be shocked, it's okay, ariko ndagira ngo ubyumve neza. Imibabaro ya Yesu ntabwo ari inkoni bamukubise, ntabwo ari imisumari bamuteye mu biganza, kubera yuko iyo inkoni bamukubise n'imisumari bamuteye mu biganza, imibabaro ye ntaho twayitandukaniriza n'imibabaro y'ibisabiri yabambanwe nayo. Biriya bisambo nabyo bari babanje kubikubita inkoni nyinshi kuko byari ibisambo. Igihe bamubambaga nabyo barabibambye. Igihe bamuteraga imisumari nabyo babiteye imisumari. Niyo mpamvu abantu iyo tumenye urupfu rwa Yesu n'inkoni bamukubise, tukamenya urupfu rwa Yesu n'imisumari bamuteye mu biganza, tuba tubizi nabi. Tuba tumenya urupfu rwa Yesu mu buryo bwa emotion. Bya bindi berekanaga filimi ya Yesu, abadamu bakada ngo yongore bawe, ngo baramukubise we, bakubitamo umusimari mu kiganza, ngo bakavuza induru, bagahita bitwikira mu maso, bagahita baza imbere ngo ndakijijwe. That is wrong. Uko icyo ni ikinyoma.
kuko iriya misumari na ziriya nkoni zakubitwaga abajura bose n'ibivume byose. So imibabaro ya Kristo ntago yari muri ziriya nkoni no muri iriya misumari no mu biki byose, oya. Kubera yuko turamutse tuvuze ko ariho hari imibabaro, uyu munsi hari abantu bababazwa kumurusha, hari abantu bakubitwa inkoni nyinshi kumurusha, yewe hari n'abandi bantu bagize akarengane nyuma ye, barenganirizwa izina rya Yesu, bararengana kumurusha. Uwitwa Bartimayo bamukuyeho uruhu, we wabonye Yesu bamukubita inkoni mu mugongo, urarira amarira gushiramo. Ubwo se bakwereka filime ya Bartimayo bari kumukuraho uruhu, bakamwanika ku zuba, uruhu agapfa iminsi 3. Imibabaro yanyuzemo muri icyo gihe, urumva hari aho ihuriye niyo Yesu yanyuzemo ku bijyanye n'umubiri. So imibabaro ya Yesu rero ntabwo ari ijyanye n'inkoni n'imisumari, ahubwo dushobora kubivuga tukanabiririmba gutyo, ariko kandi imibabaro ya Yesu y'ukuri kwari ukwishyiraho, kwari ugutandukana n'Imana, kwari ukwishyiraho ububi bwawe. Niyo yari imibabaro, niyo yatumye abira ibyuya ngo bivanze n'amaraso, imitsi yo mu gahanga ikirega igaturikamo amaraso, ugutekereza uburyo Imana igiye kumwihakana kubera ibyaha by'abantu. Iyo niyo yari imibabaro y'ukuri, iyo niyo mibabaro Bibiliya ivuga. Iyo bavuze ngo abahanuzi bavuze ku byako gakiza, ngo bavuga ku by'imibabaro ya Kristo itari yaba, ngo n'ubwiza buzakurikira. So iyi mibabaro rero ntago zari inkoni bamukubitiye kwa Pilato, nubwo yari imisimari bamutereye Karuvari. Iriya misumari ntacyo yari ivuze. Icyari gikomeye ni ukwikorera uwacu, ni ukwikorera igihano cyacu cyo gutandukana n'Imana. Niyo yari imibabaro y'ukuri Yesu yanyuzemo. Sinzi niba icyo kintu cyumvikanye. Yesaya yaravuze muri 53:4, aravuga ngo nukuri nimba zacu nizo yishyizeho, intimba nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamibicumucu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Uku gushenja wagira ngo nugutanyaguzwa nk'umubiri, oya. Uku gushenjagurwa kwabayemo imbere igihe yatandukanaga na Data. Imana igahindura ikareba hirya ikamubwira ngo ubaye umunyabyaha, nawe agataka ngo Data, Data, agataka ngo Mana yanjye, Mana yanjye, niki kikundekesheje? Uko niko kwari ugushenjagurwa. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane. Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Wa munsi yari ku musaraba, Imana yamushyizeho gukiranirwa kwacu twese, ubugome bwacu bwose. Imana yamushyizeho gutandukana n'Imana kwacu twese, atandukana nayo kugira ngo atwunge nayo. Gutandukana kwe n'Imana byatumye ubwo buzima oleko shabragada nibwo yaduhaye kugira ngo twebwe dushobore kwiyunga nayo. Ubwo buzima bwo kuba umukiranutsi yahebye akaburekura, nibwo buzima twakiriye kugira ngo twiyunge n'Imana. Ndagira ngo bumve neza igikorwa Kristo yakoze. Bene data, impamvu abantu batesha agaciro igikorwa cya Kristo nuko batekereza ya misimaro ngo ya inchi 15, batekereza ngo ya mahwa ngo yambitswe, batekereza ngo bamwambitse ubusa. Ariko ibyo ngibyo means nothing ku murimo Kristo yakoze mwisi y'umwuka. Abantu iyo bawumenyeye mu mubiri barawusuzugura, iyo bamenyeye umurimo wa Kristo mu mubiri barawusuzugura. Kubera iki? Uyu munsi muri Aziya, mu bihugu by'Abarabu, hari abantu barenganywa
ku bwa Yesu bakabakorera ibintu biruta n'ibyabaye Yesu ku musaraba. So icyabaye rero, it was not just action, ntabwo byari ibikorwa, ahubwo cyari igikorwa cyabereye mu mwuka. Ibyabaye hanze byashushanyaga ibibaye mu isi y'umwuka. Ibijyanye no kubambwa biri kufanwe kaba Apostle network ziri kuva. Imana ishimwe cyane. Muranyumva none? Yego. Aha, bless you. Nari ndimo kuvuga arimo nsoza mvuga ngo iyo uvuze ngo Yesu bamwishe ugatekereza ko ngo bamwishe ariko ntabwo kwari ugupfa nko kwicwa, ahubwo mu buhanuzi nibyo yavuze ubwe, Imana ubwayo yatanze bwayo, ntabwo yishwe, yatanze ubuzima. Yohana 17 aravuga ngo therefore my Father loves me because I lay down my life that I may take again. No one takes it from me. No one takes it from me. Ntabwo kwica Yesu. No one can take life of God. Go, but I lay it down my own self. So ibyabaye ku musaraba ngo baramwishe, ngo baramuhambye, na Petero arimo abacyurira ngo mwishe mukabamba, biriya byari kubacyurira, ariko ntabwo kumwica kuko ariyo butanze. I lay down of myself. I have power to lay it down and I have power to take it again. That was the power to take it again. Because down for himself. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Imana mugakiza, Imana yatanze ubuzima bwayo kugira ngo ibuguranishe urupfu twari dufite, iduhindurane bazima nawe. Hallelujah. So ibyabaye mu mubiri bigaragara inyuma physically ku musaraba byashanaga ibiri kuba mu mwuka. Imana yatanze ubuzima bwayo kugira ngo twebwe tubone ubuzima bwayo. So mu gupfa kwe abari bapfuye twarazuwe. Mu gupfa kwe, mu gutanga bwa buzima, twe abari bapfuye twakiriye bwa buzima turazuka. Glory to God. Tuzatangirira aho ngaho ejo. Imana ibahe umugisha. Father, we thank you. Elemazova elindo nigenezolikle de bodosta kelamando vrabraya elelo zizene wando ketala belegre de bodosta kelemende brenivoza. Oh, hallelujah. Glory to you, Jesus, for what you have done. We give you praise. Your word is light. I declare in the name of Jesus, in this series, we are understanding, we are coming to the edge of really what you have done for us, and we are being rooted in this work in Jesus. Turashinga imizi muri gikorwa wakoze, dusobanukirwa neza ibyo wakoze muri Kristo Yesu. Tugwaye cyubahiro kubw'agakiza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Glory to God. Tuzarangira aho ngaho ejo tuvuge ku byo umugisha.
Amen, amen, amen. Glory, glory to Jesus, glory to Jesus. Oh my God. Brothers and sisters, mwari muhari cyangwa? Imana ishimwe cyane. Sinzi nimba hari umuntu uri excited nkanjye, sinzi niba hari umuntu unezerewe nkanjye, sinzi niba hari umuntu uryohewe n'iri jambo nkanjye uyu mugoroba. Oh my goodness. Apostle kuri uri umugisha, turanezerewe cyane. Mbega ubwiru tuyishuriwe mu mwuka byara. Sinzi ukuntu ngiye nabivuga numvaga ngo ndi kujya ibicu numva nukuri. Imana ishimwe cyane, uri umugisha Apostle kugira nukuri kubutuga dutegurira ibyo kurya bimeze nka gutya, nta byo kurya biruta ibingibi pe. Ibingibi nibyo dukeneye, nibyo twakagombye kumenya, nibyo this is our reality, ubwo nigombye kuba twaramenye. Imana ishimwe cyane rero ko turi kugenda duhishurirwa kandi ukugwishurirwa ndabinginze rero uko